baramubwira Yohana yahuriye abwira Mariya Mariya urahiriwe uzabyara umucunguzi Yesu ijambo ry'Imana n'ibihe n'ibihe Imana yawe tuze ijambo ry'Imana n'ibihe n'ibihe hanyuma y'iyo mibabaro, hanyuma y'izo ntambara, hanyuma y'ayo makuba, hanyuma y'ibyago wahuye nabyo, hanyuma y'akagambane wisanzemo, Imana irahiriye 2022 iravuze ngo ije kugwabiza imigambi yabo kandi mu buryo bwayo ugiye kwambuka kugera 2023. Ifi yawe ntawe uzayirobawe. Haleluya. Yaragukaranzira guhindura ukomeza kwihangana. Wajya gushirira ikongeramo ibirungu. Ayiwe Mana. Haleluya. Amen. Aho wicaye ku gasonga bugari ugatungwa n'amazi y'agahimano burya yakabumbye ni nayo ikamenawe yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka bashuje mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi mbere yuko nkomeza bikamusaba utarakora subscribe kuyikora natukura kora akazogera kazo kakora ukaba imwe mu bazajya babona video zacu zikigeraho bivuga gukora subscribe ni inkungu bukomeye ubuduteye share no kubandi no kagihererana uyu ni wa mwanya mwizere turi kumwe n'abakozi b'Imana turi kumwe n'umuhanzi dutaramye twumva iki Imana ivuganira natwe haba mu ijambo haba mu ndirimbo mbese tugasenga tukegerana n'Imana n'abateye amatsiko rero murabona ko turi kumwe n'uwo bita Musonera Jean Baptiste mwene nde mwene Kabutura Dominico na Nyirahavugimana Liberata. Imana Amen. amenye yagiye he musore Bo ni ibyisi n'umubumbe wabaye danje n'umubumbe wabaye danje ariko databaye mu ruhande rw'abantu ndashimira Imana. Imana ishimwe cyane ku ruhande murabona ko turi kumwe na Keza mwene nde uretse aho ngaho mwene niyo nshuti Theogene ku ruhande turi kumwe n'umuhanzi tugiye kubana witwa Ifi n'ibindi niyirwarize tumwita Ifi Nitwa ufite amahoro Felicien. Ifi yawe ntawe uzagira gute Ifi yawe ntawe uzayiroba. reka dusenge Imana Mana data wa twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti turagusabye ubane natwe nk'uko usanzwe ubana natwe haba mu isengesho haba mu buhamya haba mu ndirimbo bihindurire benshi kugucya kandi bisubizemo imbaraga abagiye kumva izi ndirimbo turaritse imbaraga z'umwuka wera zize zibane natwe ubane na Musonera ubane n'umuhanzi kandi turatumye iri jambo tugiye kumva riza ari ubuhanuzi muri 2022 ndagushimiye ko ugiye kuvugana natwe sengera abari mu Rwanda sengera abari muri East Africa sengera abari ku migabane itandukanye nyemero ubutumwa bwiza buhindurire benshi busubizamo benshi imbaraga buzura abari bapfuye mu buryo bw'umwuka ukora imirimo n'ibitangaza ndagushimiye ko utangira natwe kandi ukaza gusozanya natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. Imana ishimwe cyane munsi y'umusaraba umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora mpagaze n'ibuye ry'igitare rimbere igicucu rinyiza rinyiza Imana ishimwe mu rugendo rwanjye n'ibuye ry'igitare rimbere igicucu rinyiza impagarara mu rugendo rwanjye
ushobora kureba Yesu abambwe arijya apfiriye ndatangaye mukiza niba ukwiriye kungirira iryo bambe nyebaguye ndatangaye mukiza niba ukwiriye kungirira iryo bambe nyebaguye munsi y'umusaraba nzaguma iteka ndabona buri byanjye ubona nk'inyungu nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba. nguhaye umunota umwe wo kuvuga ku musaraba umwe gusa mbere ko twakira kuvuga ku musaraba. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Hanyuma reka mbabwire ko umusaraba cyahoze ari igiti gisanzwe, cyahoze ari igiti nk'ibindi biti. Mu gihe cyakorwagamo umusaraba byari ishusho y'aho abanyabyaha bababarizwaga. Hanyuma icyo giti cyaje guhinduka nka dekametere kikajya gikoreshwa mu kiyaga cya Isiraheli kugira ngo bamenye igihe cyo kuza k'umwuzure n'igihe cyo kugenda kwa. Ibyo babikoraga bagira ngo babwire abahinzi uko bazahinga, ariko ngo bize kugera kuri Yesu. Haleluya! Nticyaba kigitwa igiti cy'imibabaro ahubwo cyitwa umusaraba wasobanuraga ngo iri ni ryo huriro ryacu. Kuri uyu musaraba niwo twahuriye n'Imana, niwo twakiriye imbabazi, niwo twakuye imbaraga, niwo twakuye ubushizi bw'Imana. Kuri uyu musaraba havamo kuzuka, umubiri n'ubugingo bikurwa mu rupfu bihabwa Imana. Musaraba. Hari umuririmbyi aririmbye ndamukunda, yaravuze ngo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. Kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete, 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 umusaraba n'abacomye bagirijwe nukuri kw'Imana. ijwi nawe Umusaraba w'Igorogota ayiwe nahaboneye amahoro. Umva we ku musaraba w'Igorogota aho we nahaboneye amahoro. zirindwi umunani icumi zibashije musore fata kandi nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ariho rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose,
genduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose genduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose amen. Wanasifiwe. Turacyafite gikurikirana isomwe nyoko badahari twebwe turacyafite gikurikirana amashuri atabigize gende kozora sinema bo batabigizemo uruhare twebwe turacyafite gikurikirana icyatumye udapfa mu kwa mbere kwa 2021 n'uwagukurikiraniye mu buzima wari urimo n'uwagukurikiraniye mu mibabaro baraguhiza aragukurikirana barakugambaniye aragukurikirana bakubuza ibyo bashaka aragukurikirana yakubereye umwavoka yakubereye umucunguzi yakubereye umwambasaderi akurindira umubiri n'ubugingo Dawidi ahita avuga ijambo rikomeye aravuga ngo bagabo bene data mwibuke yuko hari igihe imitima yanyu igeze gurwa ibyo kurya iyo biva bikajya kuko mwari mwegereye amarembo y'urupfu aravuga ngo ariko mwibuke neza ko icyo gihe mwarasenze Imana ibakiza imibabaro yanyu ngo irangize yohereza ijambo ryayo ribakiza indwara ribarinda no kwinjira mu mva zanyu aravuga ngo abibutse iby'Imana yakoze mushimire Imana kugira neza kwayo n'imirimo itangaza yakoreye abantu uwibutse Imana yabonye mu kwa mbere muri cya gihe gikomeye akayibona mu kwa kabiri akayibona mu kwa gatatu abandi barimwo bapfa abandi bafungwa abandi batagangara abandi bambaye ubusa bacanye ubwato ku muhanda babaye ibicamuke Imana ikakurindira umubiri ikakurindira ubugingo ikakurindira urugo ntirusenyuke ikakurindira abana ntibabe mayibobo mu bihe bikomeye bityo cyagiye utari ufite akazi n'uwari ugafite atabona uburyo yagakora bitewe n'impamvu zisangiwe na rubanda ukagira n'iz'umwihariko wawe ariko Imana ikakurinda icyo Imana ikakurinda icyo burya niyo yagukurikiranaga uryamye yarabimenyaga ubyutse yarabimenyaga ikagutegurira umunezero w'umutima ikagutegurira uburyo bwo kurindwa nta wundi muntu bigizemo uruhare uretse yonyine gusa nagira ngo nongere nkubwire ngo turacyafite gikurikira nabishaka kandi nababwira ngo ibyica byose siko byica bose nubwo harimwe bapfuye ariko hari n'abakiriho kandi byisha abandi byakunyuzeho ariko bigusiga ugihagaze haleluya nta yindi mpamvu nuko dufite gikurikirana dusoma ijambo ry'Imana soma ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 27 umurongo waho n'uwa 43 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 27 umurongo wa 42 no 43 aravuga ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zoga gacika ariko umutwaro utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi ya ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abari bo babanza kugera ku nkombe n'abandi nabo hamwe bagenda kumbaho abandi mu bindi bivuye mu nkuge nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira amen. Tugisoma ijambo ry'Imana ndagira ngo dusome kandi igitabo cya kabiri cya Samweli aho dusoma ibice 8 umurongo wa mbere ijambo rimwe gusa haravuga ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha abafilisitiya arabacogoza anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa arukura mu maboko y'abafilisitiya nimwakire neza ijambo ry'Imana. Warahabaye Mana we warahabaye cyagihe warahabaye Mana we warahabaye cyagihe warahabaye Mana haleluya warahabaye cyagihe warahabaye Mana we warahabaye cyagihe warahabaye Mana haleluya warahabaye cyagihe Mana we warahabaye. Hanyuma umva uko Bibiliya yavuze ngo abasirikare bashatse kwica Pawulo ndetse n'izindi mbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo wagagacika ngo ariko umutwaro utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo ijambo rya mbere agwabiza imigambi yabo yose ngo ategeka ko bazi koga biroha mu mazi bakaba ari bo babanza hakurya ngo abandi nabo bakagenda ku mbaho z'ubwo bwato ngo n'abandi nabo ngo bakagenda gutyo ngo nuko muri ubwo buryo bose barambuka
barazamuka bagera hakurya. Niho Bibiliya yavuze ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'iyo mibabaro, hanyuma y'izo ntambara, hanyuma y'ayo makuba, hanyuma y'ibyago wahuye nabyo, hanyuma y'akagambane wisanzemo, Imana irahiriye 2022 iravuze ngo ije kugwabiza imigambi yabo, kandi mu buryo bwayo ugiye kwambuka kugera 2023 mu buryo bw'Imana. Imana igusubije ibyawe wahombye, mu buryo bw'Imana Imana igusubije akazi wahoranye, mu buryo bw'Imana Imana igucira inzira y'imikorere. Reka nsoze nkubwira ngo igituma n'uyu munsi ugihumeka nuko dufite gikurikirana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, takene ngone zini mifore gromene taya sinimora asala bifore wegiri draze nemora. Aba babyeyi ndagushimiye ko mbonye ikiganza cyawe kirambura, ngongera ububakire ubuzima, wongera ububakire ubugingo, wongera ububakire imibereho, ubakure mu rungabangaba rw'ibihe, ubakure mu rungabangaba rw'ubuzima, nurangiza ubashigikire mu izina rya Yesu. Kubwira ijambo ry'ubuhanuzi mbonye abagabo baramburira ikiganza kugira ngo wetakuzora bini sirimone fayi enegere mamba, ubanza ubakiza ibyaha, umaze kubakiza ibyaha ubagirire neza nk'uko ubigambiriye. 2021 hari ibyashatse kutwica, niko Bibiliya ivuze. 2021 hari ibyashatse kudufunga umunwa. 2021 hari ibyari bidukuye mu muryango, ariko turagushimiye ko waturinze, kuko wadukurikiranye. None 2022 utwemere kuje kugwabiza imigambi y'inkozi z'ibibi, imigambi y'abarozi, imigambi y'abatugambanira, imigambi y'abatwanga. Waragize ukayinaniza muri iryo jambo mu buryo bwawe, abantu bawe bagashyitswa mu masezerano. Ngahemerera uyu mubyeyi yongera yisange muri aya masezerano, emerera uyu mugabo yongera yisange muri aya masezerano, emerera uyu mukobwa n'uyu musore bisange muri aya masezerano mu buryo bwawe Mwami. Tunanije ikintu cyose cyaturwanyaga, tuburijemo ibyaduhigaga, tugomoroye amarembo y'ijuru, imigisha nisesekare ku bantu, abo warinze ukagirira neza, abo watabaye bari bapfuye, abo wambitse bari bambaye ubusa, abo wagaburiye bari baburaye, abo wakijije bari bapfuye. Mwami nutugirire neza, ineza yawe tubonekeho, kugirirwa neza n'imbabazi zawe byongere bibe kuri twe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana mwaganirizwaga na Musomera Jean Baptiste muri uyu mwanya. Hanyuma rero telefone zacu ni 0781728283 kuri WhatsApp. Ushatse kuduhamagara tugisha inama n'ibindi byose twagufasha. Imana igumugisha, akira ubuhanuzi Imana iguhaye ko mu buryo bwayo igiye kugusoreza umugambi mu byo wifuzaga mu izina rya Yesu Kristo. Ibihe n'ibihe iraririnda, ibihe n'ibihe bakuba byaravuzwe nayo, ijambo bavuze iraririnda, ibihe n'ibihe iraririnda, ibihe n'ibihe bakuba byaravuzwe nayo, 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 bakuba byaravuzwe nayo. Yari yarabwiwe nayo badarama, 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 ijambo Imana ivuze iraririnda, ibihe n'ibihe iraririnda, ibihe n'ibihe bakumva byaravuzwe nayo. Hari umusaza witwaga Simiyoni, yari yarabwiwe nayo badarama, badarama.
nayo ipfa kuba ryaravuzwe nayo ipfa kuba ryaravuzwe nayo ipfa kuba ryaravuzwe nayo ipfa kuba ryaravuzwe nayo kuba ryaravuzwe nayo Manishita Zekariya w'umutambyi marayika aramubwira ati uzabyara Yohana Gaburiyeli abwira Mariya Mariya urahiriwe uzabyara umucunguzi Yesu Zekariya w'umutambyi marayika aramubwira Yohana Gaburiyeli abwira Mariya Mariya urahiriwe uzabyara umucunguzi Yesu ijambo ry'Imana iri n'ibihe n'ibihe niba yaravuganye nawe tuze ijambo ry'Imana iri n'ibihe ijambo ry'Imana iri n'ibihe n'ibihe niba yaravuganye nawe tuze ijambo ry'Imana iri n'ibihe n'ibihe ijambo ry'Imana iri n'ibihe n'ibihe niba yaravuganye nawe utuze ijambo ry'Imana iri n'ibihe n'ibihe ijambo ry'Imana iri n'ibihe n'ibihe niba yaravuganye nawe utuze ijambo ry'Imana iri n'ibihe n'ibihe umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba ushize umutima ine yakuyemo Moridekayi ku irembo ikagabanya inyanja mu kabiri kugira ngo yemeze Penina ubari waramufashe ijambo abanyamagambo irabacecekesha manishimwe wirira wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kugagutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba ushize umutima mu nda wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba ushize umutima mu nda umaze igihe kinini ubabaye utagira ukuboza ukaroba ku manywa na nijoro ifi ntuzibone abantu benshi bagufashe w'ijambo manywa nijoro tatubona ararushwa n'iki ko tubona ntahinduka imbaraga z'Imana iyo zamanutse inzara dayimoni zitagaciro ayo bakubuze ahagije ntibarekeraho wirira wirira ifi yawe ntawe uzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza nawe abarobyi baba
shiriri kongeramo ibirungo. Haleluya. Aho wicaye ku gasonga bugari ugatungwa n'amazi y'agahimano n'urya akabumye n'inayi ikamena. Banyogosenge uzababona ntabo bagiraga, azaguha ibyo kurya wiyongere, azaguhobera bagufitiye impuhwe, icyo nkundira Imana. Erega n'Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Wirira ifi yawe nawe uzayiroba, umugisha wawe ntaho wagiye, uko uzaba kuragutegereza. N'aba barobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe nawe uzayiroba ushize umutima mu nda. Wirira ifi yawe ntawe uzayiroba we. Haleluya. Yaragukaranze iraguhindura, ukomeza kwihangana. Wajya gushirira ikongeramo ibirungo. ayiwe mana. Haleluya. Amen. Aho wicaye ku gasonga bugari ugatungwa n'amazi y'agahimano, burya yakabumbye n'inayi ikamena. Mu buhanuzi banyogosenge uzababona ntabo bagiraga, bazaguha ibyo kurya wiyongere, bazaguhobera bagufitiye impuhwe, icyo nkundira Imana. Erega n'Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Haleluya. Reka turirimbe indirimbo ivuga ngo Imana izaca kandi kayira. Yesu nashimwe. Amen. N'ubuhanuzi Imana impaye buretse gace muvana. N'ubuhanuzi Imana impaye. N'ubuhanuzi Imana impaye. Muntu wese uri kumva ubu butumwa, n'ubuhanuzi Imana impaye. Haba muri Afurika, haba i Burayi, n'ubuhanuzi Imana impaye. Iravuze ngo izaca kandi kayira. Ukizi neza ko izo yari yaraciye abazifunze, ariko iyo ugiye gutangaza itangazo rishya rivuga ngo Imana izaca kandi kayira. Haleluya. Yishyireho papa, yishyireho. Izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, muri za nzira zirenga igihumbi. Izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, muri za nzira zirenga igihumbi. Hari amahirwe ya kabiri, nubwo ubona ibimenyetso byasibanganye, haracyariho gutabarwa. Haleluya. Akagezi kereti nubwo kakamye, burya Imana dusenga ni Imana y'inyangamugayo, ifite inzira zirenga igihumbi. Kereti n'inyuma umurize rifati hari ubutabazi. Izajya igenda iducira kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, muri za nzira zirenga igihumbi. Izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, izaca kandi kayira, muri za nzira zirenga igihumbi. Erega inzira zose zararangiye, hasigaye amasengesho. Nyuma y'aba Bafilisitiya bamaze kuyasiba,
kayira umuriza aca kandi kayira ababanaci babuze ubwoba buzabana uko umuntu arya umutima kuko si ubwa mbere imana yigaragaza umuriza aca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi yafashe ibintu kuri tema izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi. Reka ntangarize umuntu wese wabonaga inzira zari zafunzwe yadusenga ifite amaboko Mana ishimwe. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimugire ubwo bizaca kandi kayira burya cyari Imana yaguha imihigo ntabwo yari yibeshye.